السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. turacyakomeza kuri tawhid, uburyo ahlul bayt batwigisha uburyo tugiye kwemeramo Imana. Harakiza ikindi kibazo gira kiti, ese nibyo koko Imana yicaye kuri arsh uko bivugwa na bamwe mu Bayisilamu bifashisha iyi aya iboneka muri surati Taha aya 5 igira iti Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Baravuga bati ngo Nyagasani nyirimpuwe we wicaye kuri arsh, uganje kuri arsh. Ese koko nibyo? Iki ni ikibazo Abayisilamu usanga batanga ibisubizo mu buryo butandukanye. An Abi Abdullah alayhi salam, ini tafsir Burhan turimo. An Abi Abdullah alayhi salam aragira ati annahu su'ila an qawli Allahi azza wa jalla, yabajijwe iki kibazo kigira kiti Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, ngo Imana ngo iganje kuri arshi. Ese koko nibyo Imana iganje kuri arshi, yicaye kuri arshi? Yarasubije agira ati istiwa 'ala kulli shay'in falaysa shay'un aqrabu ilayhi min shay'in. Wa istiwa ko kuganza uvugwa ntabwo bivuze ko Imana yicaye kuri arshi. Iyo uvuze ko Imana yicaye kuri arshi ugaragaje ko Imana iri ahantu runaka, kandi twamaze kubona yuko Imana nta hantu h'umwihariko igira, nta n'icyerekezo cy'umwihariko uvuga ati icyerekezo hanga ni Imana iri la. Imam arakomeza agira ati ngo istiwa, iyo istiwa isobanura ngo ni ukuba ibiremwa byose, buri kiremwa cyose gikonekse cyangwa se gifashe kuri arshi, kandi ngo nta n'ikiremwa gishobora kuba cyakwegera ikindi ngo bigongane, iyo nicyo bita arshi. Urebye aya magambo Imam yasobanuye arshi uko tubitanzemo urugero kugira ngo ubyumve neza. Urugero, reba umuzungu yakoze imodoka, akora imodoka ashyiramo ibyuma, imodoka kugira ngo ibashe kugenda nk'imodoka isamira mu muhanda kuba ifite moteri. Iriya moteri y'imodoka iyo wageranya nka arshi wahita ko ari arshi. Ufati kugira imodoka igira ubuzima byanga bikunze, iyo arshi yayo, iyo moteri yayo niyo iba ifite iyo control. Uvuze ngo Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, ni nkuko wavuga ati ngo umuzungu yakoze imodoka arangize yicara kuri moteri. Yicara kuri moteri, nyamara iyo moteri niyo igize buri kantu ituma imodoka igenda. Nukufati ngo n'ibiremwa byose by'Imana bikonekse kuri arshi, icyo bita istiwa 'ala al-'arsh. Ibn Hajjaj nawe yaje kubaza Aba Abdullah, sa'altu Aba Abdullah alayhi salam qultu Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, faqala istiwa 'ala al-'arsh, istawa 'ala al-'arsh istawa fi kulli shay'in, buri kimwe cyose gikonekse kuri arshi. Falaysa shay'un aqrabu ilayhi min shay'in, ku buryo nta na kimwe kuba cyasatira ikindi. Walam yab'adu minhu ba'idun, kandi nta na kimwe gishobora kuba cyajya kure y'ikindi. Walam yuqarribu minhu qaribun, kandi nta na kimwe gishobora kuba cyagungana n'ikindi. Istiwa fi kulli shay'in, nukubati ngo istiwa fi kulli shay'in, buri kiremwa cyose gikonekse kuri arshi. Hanyuma amagambo ya Abi Abdullah alayhi salam arakomeza tubwira ati man za'ama anna Allah min shay'in, muvira ijambo rikomeye, man za'ama anna Allah min shay'in, uzibwira yuko Imana hari icyo yavuyeho, hari aho yakomotse, hari icyo yakomotseho, au fi shay'in, cyangwa hari icyo iriho, au ala shay'in, cyangwa hari icyo iriho yicayeho hejuru, faqad kafara, umuntu azaba hakanye. Subhanallah, ana magambo Imam yavuze
uzakeka ko nyagasani hari icyo yakomotseho cyangwa icyo afite cyangwa icyo yicayeho hejuru uzabuhakanye. aya ni amagambo agaragaza ko imana avuga istiwa ala al-arshi, ntabwo imana yicaye kuri arshi. irindi jambo cyangwa se indi hadithi ikomeye cyane ya amiri al-mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam ariyo dusozerezaho kuri nukta. عن أحمد بن محمد البرقي رفعه أرتبقرتي قال سأل الجافيق لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين ورم وجه كباز جراكتي فقال له أخبرني عن الله عز وجل يحمل العرش أم العرش يحمله. أتيو أمير المؤمنين تبقيري إسي عرشي iteruye imana cyangwa imana niyo iteruye. Subhanallah, umva ikibazo. Arshi iteruye imana cyangwa imana niyo iteruye? Amir al-Mu'minin alayhi salam yarabasubiza agira ati faqala Allahu ta'ala hamilul arshi was-samawati wal-ardi wama fihima wama bainahuma. Subhanallah, ngo imana niyo iteruye arshi ndetse n'ibirere n'isi n'ibirimo byose imana niyo ibihatse. wadhalika qawluhu ta'ala, niko imana yabishimangiye muri Qur'ani igira iti inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. ngo mukuri Allah niwe uteruye amajuru n'isi n'ibirimo byose, ibiriho byose nyagasani niwe ubihatse n'ubiteruye, ngo agakomeza kubifatira mu myanya yabyo yabigeneye kubamo. Allah akomeza agira ati wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. ngo kandi biramutse bivuye mu myanya yabyo Allah yabigeneye kubamo bigata umurongo wabyo, ati nta wundi washobora kubisubiza ku murongo uretse we. iyi ni aya iboneka muri suratu Fatir ya 41 Amir al-Mu'minina yasobanuriye bariya bantu. ubwo rero mu gusoza tubonye ko nyagasani subhanahu wa ta'ala ntabwo yicaye kuri arshi. uvuze ko yicaye kuri arshi waba umushize yuko hari ahantu runaka ari, kandi Allah nta hantu h'umwihariko kandi nta n'icyerekezo cy'umwihariko cye agira